bakristo bavandimwe, kristo yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Dusangire amasomo atagatifu kiliziya y'umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 28, umurongo wa mbere kugera kwa 17. Zaburi ni 119. Ivanjiri yanditswe na mutagatifu Matayo, umutwe wa 14, umurongo wa 22 kugera kwa 36. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Sedekiya umwami wa Yuda amaze kwima, ubwo hari mu kwezi kwa 5 k'umwaka wa 4, umuhanuzi Ananiya mwene Azuru ukomoka i Gibewoni ambwirira mu ngoro y'Uhoraho mu maso y'abaherezabitambo na rubanda bose, ati Uhoraho umugaba w'ingabo, Imana ya Isiraheli avuze atya: nciye uburetwa bw'umwami w'i Babiloni, nihashira imyaka 2, uko bukeye nzajya ngarura aha hantu ibikoresho byose by'ingoro y'Uhoraho Nebukadinezari umwami w'i Babiloni yahakuye abijyana i Babiloni. Kandi nzagarura aha hantu Yekoniya mwene Yoyakimu umwami wa Yuda hamwe n'abantu ba Yuda bose bajyanywe bunyago i Babiloni, kuko nyine nzaca uburetwa bw'umwami w'i Babiloni. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Umuhanuzi Yeremiya asubiriza umuhanuzi Ananiya imbere y'abaherezabitambo n'imbaga yose yari ihagaze mu ngoro y'Uhoraho, amubwira atame Uhoraho nabigenza atyo, narangize amagambo uhanuye, maze agarure aha hantu ibikoresho by'ingoro biri Babiloni n'abantu bose bajyanywe bunyago. Nyamara ariko tega amatwi iri jambo ngiye kukubwira, wowe n'umuryango wose. Kuva kera na kare abahanuzi batubanjirije nge nawe bahanuriye ibihugu byinshi n'ingoma zikomeye, bakabamenyesha intambara, amakuba n'ibyorezo. Ariko niba umuhanuzi mu guhanura kwe amenyesha amahoro, azemerwa ko yoherejwe n'Uhoraho koko, igihe ibyo yavuze bizagaragara. Nuko umuhanuzi Ananiya afata za ngeri z'ibiti zari ku ijosi rya Yeremiya arazivuna, maze avugira imbere ya rubanda rwose ati Uhoraho avuze atya: imyaka 2 nishira, uko bukeye niko nzaca uburetwa bwa Nebukadinezari umwami wa Babiloni, nkabuvana ku ijosi ry'amahanga yose. Nuko Yeremiya aragenda. Umuhanuzi Ananiya amaze kuvuna bya biti byari ku ijosi rya Yeremiya, Uhoraho abwira Yeremiya ati genda ubwire Ananiya uti Uhoraho avuze atya: ingeri z'ibiti wazivunnye, none zisimbuze iz'icyuma. Koko rero Uhoraho umugaba w'ingabo, Imana ya Isiraheli avuze atya: ingoyi y'icyuma niyo nzabohesha amahanga yose, kugira ngo agaragire Nebukadinezari umwami w'i Babiloni. Azamukorera, ndetse n'inyamaswa zo mu ishyamba ndazimweguriye. Umuhanuzi Yeremiya niko kubwira Ananiya ati Ananiya, tega amatwi, Uhoraho ntiyakohereje, ni wowe utuma uyu muryango wiringira ibinyoma. Niyo mpamvu Uhoraho avuze atya: ngiye kuguca ku isi, uyu mwaka uzapfa kuko watoje imbaga kugomera Uhoraho. Nuko umuhanuzi Hananiya apfa mu kwezi kwa 7 k'uwo mwaka. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Zaburi. Mana yanjye unyigishe ugushaka kwawe, urandinda inzira y'ikinyoma, maze ungirire ubuntu, umpe amategeko yawe. Ntunkure mu kanwa ijambo ry'ukuri, ko niringiye amateka waciye. Abagutinya nibangarukire, bazamenye ibyemezo byawe. Umutima wanjye nuberwe no gukora icyo ushaka, bityo sinzakorwa n'ikimwaro. Abagiranabi barashaka icyankuraho, njyewe nkomeza guhugukira ibyemezo byawe. Ntabwo nacishije ukubiri n'amateka waciye, kuko ari wowe uyantoza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu amaze kugaburira imbaga mu butayu, ategeka abigishwa be kujya mu bwato no kumutanga hakurya igihe agisezerera rubanda. Amaze kubasezerera, azamuka umusozi kugira ngo asengere ahiherereye. Umugoroba ukuba ari wenyine. Aho ubwato bwari bugeze kure y'inkombe, buhungabanywa n'imivumba kuko umuyaga waturukaga imbere. Nuko bujya gucya, aza abasanga agenda hejuru y'inyanja. Abigishwa babonye agenda hejuru y'inyanja, bakuka umutima bati nibaringa. Bashya ubwoba, niko kuvuza induru. Ako kanya Yezu arababwira ati nimuhumure, ni njye, mwigira ubwoba. Petero niko kumusubiza ati Nyagasani, niba ari wowe, tegeka ko ngusanga ngenda ku mazi. Yezu ati ngwino. Nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi asanga Yezu. Ariko abonye ko umuyaga uteye inkeke, agira ubwoba atangira kurohama. Nuko atera hejuru ati Nyagasani nkiza. Ako kanya Yezu arambura ukuboko aramusingira ati wamwemera gato we, niki cyatumye ushidikanya? Nuko ageze mu bwato umuyaga urahosha. Abari mu bwato bamupfukamira bavuga bati koko uri umwana w'Imana. Yo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristu bavandimwe, kwemera Imana n'ububasha bwayo bituma dukira kandi tukabaho tuyizeye. Ariko iyo dushidikanya, bituviramo guhuzagurika, kuyoborwa n'ubwoba no kwizera abahanuzi b'ibinyoma bagambiriye kutuyobya, kutwoshya, kutwizeza ibitangaza no kwiringira ibinyoma bituma tugomera Imana. Nk'uko ikibeho umubyeyi Bikira Mariya yabivuze, ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Dukwiye rero guhora iteka dushishoza, guhora iteka dukomera mu kwemera, tukirinda ibyatuyobya n'ibyatuyobora ku kibi. Isomo rya mbere riratugaragariza ingaruka mbi zo gutega amatwi abahanuzi b'ibinyoma badusezeranya ibyiza bidashingiye ku kubana neza n'Imana yacu, badusezeranya amahoro aturutse mu nzira z'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma badusezeranya ishira ry'ubucakara n'uburetwa, batatwigisha inzira y'umukiro n'ubutungane. Abahanuzi b'ibinyoma badusezeranya ubukire butanyuze mu kunoza imibanire yacu n'Imana, ubukire bw'amahugu, ubukire budafite aho buhuriye n'umukiro. Abahanuzi b'ibinyoma badusezeranya umunezero udaciye mu nzira yo kwisubiraho no kugarukira Imana, nk'uko twabyumvise umuhanuzi Ananiya wavugaga atatumwe n'Imana maze akoshya abantu kuyigomera. Mu Ivanjili Yezu aratubaza impamvu dushidikanya ku bubasha bwe, impamvu tuba bemera gato,
impamvu tugira ubwoba, yaradusezeranyije kubana natwe kandi akabitwereka inshuro nyinshi. Icyo dukwiye kumenya ni uko iyo tuvuye kuri Yezu Kristu, iyo twitandukanyije nawe, iyo twongeye guhura, tumwitiranya n'umuzimu cyangwa se baringa. Abigishwa bari bamaze kubona ibitangaza akoze atubura imigati, ariko ntibyabakomereje ukwemera ngo bamenye koko ko ari we ushobora byose. Yezu adusanga mu mihengeri n'imivumba y'ubuzima bwacu, agamije kuyihosha no kudukiza, agamije kutumara ubwoba no kuduhumuriza, agamije kudukomereza ukwemera. Yezu adusanga agamije kudutsindira ugushidikanya gutuma ducika intege tukiheba. Yezu aza mu buzima bwacu agamije kutwemeza ko ari we mwana w'Imana dukwiye kuramya no gusenga. Nyagasani nadukomereze ukwemera, adutsindire ubuyobe n'ubuhakanyi, atumare ubwoba, maze dukunde, dukorere kandi turamye Imana yacu. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda, abakomeza, biteho, abaha amahoro, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.